mu bihe by'imyaka 30 tuvuyemo ndetse no mu bihe by'ibibazo byinshi ku isi muri imyaka nk'itatu ishize kuva kuri covid kugeza uyu munsi. Amasomo twakuyemo ibyo twakoze neza tukabikomeza, bitaragenze neza tukabikosora kugira ngo dukomeze urugendo rwacu rwo guteza imbere igihugu. By'umwihariko icya mbere ni ukomeza imicungire myiza y'ubukungu bw'igihugu mu bipimo bitandukanye, nk'igipimo cy'umwenda duhagaze neza, kandi henshi iki kibazo kirahari muri Afurika n'ahandi. Hari gukomeza umuvuduko dufite w'izamuka ry'ubukungu. Kuva covid yarangira twakomeje kugira igipimo kiza. 2021 twazamutse ku 10.9%, umwaka wakurikiyeho 2022 8.2%, umwaka twarangize umwaka ushize wa 2023 twagize ku bihembwe bitatu dufite imibare 7.6%. Dutegereje imibare igihembwe cya nyuma, bigaragara ko n'ubundi tuzagira igipimo kiza gukomeza no muri uyu mwaka. Ikindi twagize ikibazo cy'ubuhinzi cyane cyane bwahungabanyije n'ikirere. Hagiye gukomeza kugira ingamba zihamye zatuma dukomeza kugira umusaruro uhoraho utagenda uhindagurika bitewe n'uko ibihe ikirere cyahindutse. Hari ingamba ziriho izo kuhira n'ibindi Minisitiri w'Ubuhinzi yagarutseho. Ikindi ukomeza kwagura ubukungu n'andi mashami ataratera imbere, gukomeza kuzamura ishoramari ry'abikorera byavuzweho. By'umwihariko gushyira imbaraga mu bucuruzi mpuzamahanga bifite ingaruka kugira ubukungu buri stable budahungabana. Bifite ingaruka kubona amafaranga dukeneye ava hanze adufasha gutumiza ibyo dukeneye. Bifite n'ingaruka mu kubungabunga agaciro k'ifaranga ryacu. Uko bigaragara uyu munsi haracyari ikiho kinini hagati y'ibyo twohereza mu mahanga n'ibyo dukurayo. Aho hantu rero tukwiye kuhashyira imbaraga, cyane cyane kongera imbaraga muri gahunda yatangijwe ya Made in Rwanda, gukora ibintu byinshi mu Rwanda bigamije amasoko yacu, ariko bigamije no kongera ibyo twohereza hanze ku masoko yo mu karere, masoko ya Afurika no hanze yayo. Ikindi dufite urubyiruko runini kandi rugenda rwongera ubushobozi, gushyira imbaraga mu kubaka ubushobozi mu bijyanye no guhanga imirimo, entrepreneurship, gufasha ibikorwa bitangira startups, ibikorwa bihanga udushya rwa innovations. Aho hantu haracyari amahirwe menshi dukwiye gukomeza gushyira imbaraga, ariko ibi byose bishyigirwa n'uburezi. Nanone kugira uburezi bufite ireme, haba uburezi rusange, haba uburezi bw'imyuga, ibyo bintu byashyirwamo imbaraga kugira ngo tugire iterambere rihoraho, rirambye kandi ryihuse. Ndumva muri make n'ibyo nagezaho. Murakoze. Hari kenshi twumva kandi tukababona mushyira umukono ku masezerano y'inguzanyo zahawe u Rwanda. Ndakibaza umunyamabanga wa leta muri Minecofine, icyo cyizere gituruka kuki ko ba nyirimari ubundi hari ibihugu batayiha cyangwa banayitanga bakayihambiraho amananiza? Mwebwe ziriya nguzanyo tubona mushyiraho umukono tukaba tutira inkuru nziza, babizera bati nta mananiza muhura nayo? Amananiza yo ni ngombwa, arahari, ariko nagira ngo nsangize n'abantu bari hano n'abadutegeza amatwi hanze. Inguzanyo dufite muri leta yacu, hari inguzanyo n'inguzanyo, hari ubwoko bubiri. Hari inguzanyo zihendutse, mu cyongereza tuzita concessional loans cyangwa grants. Hari n'inguzanyo z'ubucuruzi, iyo umuntu agiye nko muri beka ugira inguzanyo y'ubucuruzi ibihenze. Leta yacu ifite niyo yonyine ihenda. Ifite inguzanyo zihendutse zigeze kuri 50%. Ni ukuvuga ngo mu byo dukora byose twibanda ni ha strategy dufite gushaka izo nguzanyo zihendutse. Uti tuzibona dute? Cyangwa se abatuguza ni bande? Abatuguriza nako ni ibihugu bitwizeye kubera ko bibona
ibiva muri iyo nguzanyo, babona inyubako dukora, babona minagri ibyo ukora, babona ibiva muri minisante ndetse n'ibindi byose. Ibyo byose byakubiramo mu ijambo twita muri minekofine cyangwa n'aba economiste macro. Turi igihugu gifite stabilite, ni nk'uko nawe muntu ushatse kuguriza harakoreba tese buriya azanyishyura, buriya natwe baratubona ko naturi abantu bashobora kuzishyura, bakwizerwa, bishyurwa. Icyo ni ikintu gikomeye, navuga ko ari na brand yacu. Turi abantu, turi igihugu n'abaturage bizerwa, kubera ukuntu twifata n'ukuntu dukoresha amafaranga tubona, cyane cyane ko nabivuze amafaranga ahindutse. Amafaranga ahindutse nayo tukayakoresha ibintu bikorwa birambye, nka biriya byose navugaga by'ibikorwa remezo. Ubundi nabwo turakopesha ku masoko mpuzamahanga, iyo 10% isigaye cyangwa 13 biterwa n'igihe tubirebeye. N'izo nguzanyo nazo turazifata, hariyo mushobora kuba mwarumvise yitwa Eurobond, twarayifashe, ntabwo ihendutse nka ziriya zindi tubona, ariko yadufashije kurangiza imyenda ya Rwanda, yadufashije gusoza uyu mushinga wa KCC, nawo turawishyura mbere y'uko covid iza. Ubwo rero murumva ko harimo amahirwe, ariko harimo n'ubundi consistency mu kuntu dukoresha imari ya leta, cyane cyane n'inguzanyo. Ikindi kintu gituma banatwizera ni umutekano. Nta muntu wakuguza udatekanye. Iki gihugu kiratekanye, bakomeje kutuguriza kubera umutekano wacu mwiza. Hanyuma ariko hari n'akantu nashaka kongeraho ku byo Minisitiri Uzongera yavuze. Turi mu bihe bitoroshye muri Afurika, ibihugu byinshi byananiwe kwishyura inguzanyo byafashe, singiye kubabwira amazina, ariko ntabwo, kubera ko nyine batakoresheje ubwo buhanga n'ukuntu ko kwitondera ukuntu dukoresha n'imari ya leta iyo dushora imari mu bikorwa. Ariko nanone hari na gahunda yo kwishaka mu bushobozi. Kuba hari amafaranga ibihugu bishobora kuguriza u Rwanda ku nyungu ishobotse itavunanye, ni byiza, umuntu yakomeza ayo madeni akayafata, ariko nanone n'uwashobora kubaho ataguza byarushaho kuba byiza. Kugabanya gukoresha inguzanyo byo mu bifitiye iyihe migambi? Reka ngukosoreho gato. Gukoresha inguzanyo si bibi, uzabaze n'abacuruzi, hari byinshi batageraho batabonye izo nguzanyo. Ni investment, mu by'ukuri nta kintu kibi kirimo. Ikibi ni uko habamo kutishakamo nyine ubushobozi. Nka leta, ubushobozi bwa leta ni imisoro. Ni ukubona abacuruzi n'abaturage twese dusora mu buryo butatubangamiye, ariko butuma natwe nka leta dukora igenamigambi nyine, tukavuga tuti umwaka utaha twizeye ko dufite amafaranga ya naya kubera ko tuyikuyemo. Uwo ni umushinga utoroshye. Hari abantu barajya n'impaka, ese umuntu asoresha gute, ese bigomba kugenda gute. Ikiriho ni uko aho tugeze mu iterambere ryacu tugomba gukora icyo twita mu Cyongereza widening the tax base. Tugomba kugira abacuruzi n'abaturage bashyira muri leta benshi ku buryo twaba tubyizeye. Ikintu numva nabashishikariza ni uko hari ibintu biteye isoni. Nk'ubu iyo urebye nka Afurika cyangwa ibihugu bikennye bitwa ko bikishakamo ubushobozi, iyo nkunga twishatsemo y'imisoro tuyita domestic resource mobilization. Wagira ngo ni ikintu kitangaza, ariko nicyo kintu cyabaye cyangombwa. N'igihe tuzagera muri kiriya cyerekezo cya 2050 twarabaye middle income country, izo nguzanyo za make zaba zarashize. Ni ukuvuga ngo tugomba rero gupanga urwo rugendo tukagera hariya twaracutse izo nguzanyo za make. Murakoze cyane. Hari mu bijyanye n'ubuhinzi na wa mutekano w'ibiribwa, nibyo mwatubwiye muti turejeje, ngeze kuri Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi, ariko nanone turejeje kuko imvura yaguye, ariko hari naho imvura igwa ikarengera imyaka, tukumva abahinzi n'aborozi baravuga bati
twari tugiye gusarura dufite icyizere. Uyu munsi muri uyu mujyo w'imihindagurikire y'ikirere, nyakubahwa Minisitiri, ni izihe ngamba mufite zizatuma ubuhinzi bukomeza gushyigikira ubukungu munahangana n'iyo mihindagurikire y'ikirere n'ibindi byose bigenda bibi byonnyi mu buhinzi? Urakoze. Nibyo koko turejeje muri kino gihembwe, ariko tutuma gutegura n'ibindi bihembwe bizaza cyangwa se n'indi myaka iri imbere. Ubu ngubu muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi turimo turategura porogaramu nshya y'imyaka 5 izaba ishingiye mu kubaka ubudahangarwa bw'Abanyarwanda ndetse mu bijyanye no kwihaza mu biribwa, icyo bita PSTA 5, izatangirana n'ukwezi kwa 7 uyu mwaka wa 2024. Harimo byinshi byo tugomba kugira ngo nibura ubuhinzi bwacu bube ubuhinzi bushikamye kandi buhangana n'ibyo by'ikirere. Twavuga ibintu byinshi tuzakora, ubuhinzi butwo bugira component nyinshi ariko mvugemo bike gusa nka 7 nihuta. Icya mbere, tuzakora uburyo twongera umusaruro kuri hegitari. Ibyo bivuze iki? Bivuze ngo turifuza ko ahantu havaga imifuka 10 y'ibishyimbo hazajya hava 20, ahavaga 20 have 40. So dushaka kuba nka 2 nira mu myaka nk'itatu 4 iri imbere. Ibyo tubigeraho dute? Ni ukuvuga ngo tushaka gushyiraho system kugira tugeza imbuto n'ifumbire nziza ku bahinzi kandi ku gihe. Ndetse na ruganda nyakwa PM yavuze guzi ugesara ruvangavanga amafumbire ni kimwe mu bisubizo. Tukaba tushaka no kuza ukwezi kwa 3 dufite map cyangwa se ikarita y'igihugu cyose, ku buryo umuturage azashyiramo UPI numero y'ubutaka bwe, akamenya ngo ubutaka bwanjye bukeneye ifumbire iyi n'iyi, akajya muri ruganda akayikora komande bakayimuvangira akayishyiramo. Ubwo nibwo buryo buzatuma tujya kongera umusaruro kuri hegitari, ndetse bakajyana n'ubushakashatsi ku bindi bihingwa no ku mbuto zibasha kwihanganira imihindagurikire y'ikirere. Ndetse tunahumuriza abahinzi b'imyumbati, hari indwara yatumye imyumbati yose dufite itakera. Ubu turimo turazana imyumbati mishyashya itutse mu bushakashatsi. Ikibazo cy'imyumbati dushaka kukirandura burundu mu gihe kitarenze umwaka umwe, n'ibindi binyuranye. Icya kabiri, turashaka ubuhinzi bw'umwuga. Ubuhinzi bw'umwuga nabwo butanga akazi ndetse bukazana n'amafaranga. Ubwo buhinzi rero dushaka abantu bahinga mu buryo bunini, nk'igitekerezo twafata nk'imishinga minini twatangiye mu ntara y'Iburasirazuba ku mushinga wa Gabiro, hegitari 5,600 zamaze gushogamo arenga miliyari 100 z'amanyarwanda. So ibyo bikaba bituma haraje abashoramari banini bahinga ubuso burenga hegitari 500 kugeza ku 1000. Ndetse tukaba dufite n'abanyamahanga, dufite kampani ikomeye yaturutse Kenya, kampani yaturutse muri Israel, kampani yaturutse muri Bulgaria izahinga hegitari 1000, twagira kampani yaturutse Zimbabwe, twagira 2 zo mu Rwanda n'indi imwe y'abanyamerika batajya n'abanyarwanda. So tukaba tuza kuzana igisubizo gifatika cyuko guhinga kuri large scale cyangwa ku buso bunini bishoboka. Akabyo dushaka ko tuzakwirakwiza ni mudo ya mbere tuzakwirakwiza mu gihugu cyose kugira ngo abantu bige guhinga kuri large scale. Uruganda nyakwa PM yavuze ruzatunganya amata y'ifu, nabwo ni inzira yo kugira ngo abantu babone akazi cyangwa se babone naho bagurisha amata yabo. Ndetse n'umushinga dute wa Sedati nawo ugamije kugira ngo abantu bajye mu bucuruzi ubuhinzi bw'umwuga. Ndetse ufite n'igice kinini cyo gutanga inguzanyo ihendutse ku 8%, ndetse na insurance nyakwa PM yavuze ko twunganira abantu ho 40%. Umuntu uje kwaka insurance yaba y'amatungo yaba y'ibihingwa kuri premium company ya assurance yamubariye leta umutanyo 40%. Ubuhinzi bw'umwuga nibwo dusize imbere kugira ngo bwa buhinzi bwe butajegajega bw'inkingi ko bibukungu koko. Icya gatatu, tuzongera ubuso bwuhirwa. Ubuso bwuhirwa n'ubundi izuba ryavuye ntabwo twakweza. Dufite gahunda yo kongera ubuso bwuhirwa tukava nibura ku 70 tugeze ubu ngubu, nira mu myaka nk'itanu imbere twongera ibindi 2020 cyangwa 30. Turatanya gutunganya nibura ibishanga birenga 30 mu myaka itarenze 3 iri imbere, kugira ngo mu gihe cy'izuba, mu gihe cy'impeshyi abantu babashe kubona ibatunga mu gihe gikwiriye. Icya kandi turashaka kuvugurura ubworozi. Kuvugurura ubworozi nagira ngo tubonere mu ngingo nyinshi. Ya mbere hariyo twatangiye kugira ngo tworere mu biraro, hari ukurinda amatungo bene mbere, hari uko tuyagaburira neza. Abantu bakonje kuvuga ko ibyo by'amatungo bihenze, nibyo, ariko gituma bihenda ni intambara hagati y'abantu n'amatungo, cyane cyane ku bigori, kuri soya. Nuvuga ngo dukemura cya kibazo cya mbere cy'umusaruro kuri hegitari.
turongera ibigori bitume na bya biryo by'amatungo nabyo bihenduka, ndetse turashaka n'ubundi bwoko bw'ubwatsi bugaburirwa amatungo ku buryo ikiguzi cy'ibiryo by'amatungo kigabanuka, ubworozi bwacu bugahinduka. Ndetse ntabwo tuvuga ku nka gusa, turashaka no kuvuga no ku ntanga, tukiri ku nka, intanga z'amatungo. Buriya bakumva nk'intanga dutera cyangwa se tutara inka ntizifata, ariko turashaka nabyo kubivugura. Twaratangiye twubatse icyo bita center of excellence, ariko dushaka gukora Rubona, aho bita Rubona Songa, icyo bita nka one stop center. Uzajya uza tukakwereka ubwoko bw'inka bwiza ubasha gutanga umukamo, ku buryo uzajya ukavuga ati ngiye mumpe kuri ziriya, avuga ati ziriya, ariko ukatukamata ukabwira ngo ziriya ubona kuriya twazigaburiye gutya, dore zirya ibi, dore zirya ibi, dore zikingwa gutya, niba umva bishobora igiciro n'icyo ukayifata. So dushaka kwerekana uburyo ubworozi bushoboka, ku buryo nta muntu uzavuga ngo ashaka kugura inka hanze South Africa ziza zajya hano zikamara n'igihe gito zigahita zipfa. Ibyo dushaka kubikemura muri ubwo buryo, ariko tudasize n'inkoko, tudasize n'amafi. Ubu dushaka guca ibintu byo kuzana amafi hanze, ibintu byo kujya baducyurira indagara byateye turashaka kubirandura. Uretse n'indagara, abantu bajyana bako dufite isambaza mu kiyaga cya Kivu kandi ziryoshye kurusha indagara, sizi impamvu akunze. Dufite za tirapia, uriya kuva Rubavu, Rutsiro, Nyamasheke, Rusizi hose bararoba buri munsi. So hari sambaza rero ziva mu kiyaga cya Kivu, ariko no tugituramo na tirapia. Ubu tugiye kongera umusaruro w'amafi ku buryo mu myaka nk'itanu iri imbere, hari project dufatanyijemo n'abantu European Union, turumva ko ibintu byo kuvana amafi hanze n'izo ndagara biri badukira mu nijoro turaza kubirandura burundu, ubworozi bwacu bwanduka mu ubwo buryo. Icya gatanu, turashaka kongera umurindi ibyo Florence akora, kongera umusaruro w'ibyoherezwa hanze mu buhinzi n'ubworozi. Buriya kofi n'icyayi babyita traditional export crops, ariko biracyadufitiye akamaro. Urabona ko bakirigita ifaranga, ariko ibiti bafite birashaje. Ubu dufite umushinga mushyashya wo gusimbuza ibiti byose bya kawa kugira ngo twongere ingano ari mu bwinshi ndetse no mu bwiza, ndetse no gutera ibyayi. Tuzakomeza dushyiramo imbaraga tunamenyesha ko icyayi cyacu cy'u Rwanda ubu ngubu, iyo tugeze mu Mombasa nitwe tuba aba mbere buri gihe. Ibyayi byose cya mbere, cya kabiri, cya kane aba ari inganda zo mu Rwanda. So turashaka gukomeza gutuza umurindi rero abahinga ibyayi, abahinga ikawa, tubagezaho ifumbire ku gihe, ndetse no gusimbuza ibyo biti kugira ngo bigende neza. Ariko twavuye n'andi mahirwe y'ibindi bintu nka bine dushaka kongera. Nabyo murabivuga ibyo bine? Yego. Mwari mwavuze ibintu 7, mwari mugeze ku cya 5. Ndavuga kandi nyuma yanyu hari abandi bari buvugiye. Ndavuga amahirwe ya ibindi byari so ndakwirangiza. Ndavuga amahirwe ya ibintu bine dushaka kohereza hanze: na avocado, n'urusenda, n'imiteja na marakuja. Twabonye ko dufite nk'amahirwe y'ibyo bintu, ndetse uko imyaka igenda bihinduka ndetse binikuba kenshi, dushaka kongera ayo mahirwe kugira ngo tuyabyaze umusaruro. Ya 6 dushaka kongera standard. Urabona iyo byandi wambaje mbere by'umusaruro, kugira ngo tufate neza ibikorwa remezo bibungabunga umusaruro, dushaka kubishyiramo imbaraga, twongera na standard bwa buziranenge butuma tubasha gutanga ibiryo no mu mahoteli yo mu Rwanda. Mwumvishe Mais yavuzemo kandi byo kugaburira abantu. Ubu ndagira amenyeshe ko ngo tugeze amahoteli yo mu Rwanda 5 stars agura ibiryo, inyama n'ibindi biryo mu Rwanda kuri 80%. Ariko turifuza ko twongera ubuziranenge bikagera ku 100%. Ibintu byo kwivana ibiryo hanze amahoteli yacu kandi nakwe duhinga ntago tubishaka. Icyanyuma kandi twumva aricyo cy'ingenzi kurusha ibindi, nuko tutazabigeraho tudafatanya n'urubyiruko n'abikorera. Ndashaka gushishikariza abantu bikorera baranga n'urubyiruko ko mu buhinzi naho harimo akantu buriya. Abantu bazi ko ubucuruzi bwo kubaka amazu n'ibindi ariho havanga amafaranga. Nagira mbamenyeshe ko ubuhinzi buri nk'amafaranga, haba kuri inputs, kubyongera umusaruro, haba mu buhinzi nyirizina, ndetse no kwiyongera agaciro ku byavuye mu buhinzi no kubyohereza hanze. Urubyiruko rero ibyo warize byose twebwe turabashaka mu buhinzi. Hari icyo dukora, ibyo baba barize byose hari icyo dukora bigahita bikunda. So ubu rero turagira tubashishikarize muze mu buhinzi, amahirwe arahari kandi amarembo arafunguye, ndetse hakajyamo n'abafite ibigo by'imari nabo tubameshe ko twazanye ubwishingizi, twazanye ibintu byose bituma ya risk mwavuze ba mu buhinzi ubu twayivanyeho. Nyamuneka mutaga amafaranga abantu bahinge tubone ibiryo mu Rwanda. Umusoreje
musoreje ku mafaranga hari n'igihe mwigeze kumvikana muvuga ngo ni mu mpi 10% mumbaze ibishoboka byose. Uyu munsi turakubaza iki? ibyo twatumvikanye ntabwo barahageza neza, niyo batari bumbaze byinshi, ariko kandi uhamagariye abantu bose ibyo bize byose kuza. Ariko gahunda ni yahindi n'ubundi niba hagera ibindi bazabitubaza. Murakoze cyane. Christian Gakwaya, Christian, ukushingiye ku nararibonye ry'urugendo warutubwiye, mwebwe yo mureba muri izi nama mpuzamahanga n'ibindi bikorwa mpuzamahanga u Rwanda rwakira, ni icyo ubona